Ndagusuhuje wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Njye nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Tukaba tubana mu biganiro bivuga ku Kinyarwanda, ku muco nyarwanda ndetse n'amateka y'Abanyarwanda. Uyu munsi reka tugaruke ku bantu bitwa abasazi. Ahangaha ni muri ya mvugo ya kera bitaravugururwa ngo bitwe abafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko mu migani y'Abanyarwanda bagakunda kubagarukaho. Reka rero tugaruke ku mvugo nyinshi zitangaje zirimo ubuhanga n'inyigisho zishingiye ku magambo yagiye yitirirwa abitwaga abasazi, nyamara ari ukugenura mu magambo ahishe ibyabaga byaravuzwe n'abandi bantu nk'ibikomerezwa, abami ndetse n'abandi. Burya rero ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. Iyi mvugo bakayikoresha bashaka kuvuga ko uko byamera kose niyo umuntu yaba ari umusazi, uko umuntu yaba ameze kose, hari ukuntu ashobora kurikocora akavugamo ikintu cyubaka cy'ingirakamaro. Hano ndagira ngo mbamenyeshe ko kera habagaho kuba umuntu ukomeye yavuze nk'ikintu cyangwa se agakora ikosa, maze aho kugira ngo bamushyire hanze bakabishyira nko ku nyamaswa runaka. Muzumva bavuga ngo impyisi iravuga iti, cyangwa bati igikeri cyagize gitya. Ntabwo ari uko impyisi zavugaga cyangwa ibikeri ngo bikore ibintu, ahubwo nuko byabaga byaravuzwe cyangwa bigakorwa n'abakomeye, maze mu rwego rwo kubizinzika ariko nanone hahishwa uwabikoze cyangwa uwabivuze, bakabyitirira iyo nyamaswa. Ni mu buryo nk'ubwo rero bavuga ngo n'umusazi warasara akagwa ku ijambo. Rero umusazi ngo yabibye umusenyi mu ruzi, maze abonye uyongobeye ati simpe n'umurima n'imbuto yari ntayo. Sinzi iyo mvugo niba warigeze yumva. Ahangaha iyi mvugo ikaba ishaka gusobanura ko hari igihe abantu babiri bombi baba bari nko mu makimbirane, umwe akaba ari mu ikosa ariko n'undi ari uko. Nuko cyangwa se bakora nk'ikintu kikanga. Urugero wenda reka tuvuge nk'umunyeshuri watsinzwe mu ishuri, ariko n'ikigo yigaho akaba ari nta kigenda, akaba cya kindi Fabrice yigagaho cya Sainte Catherine Makoko. Nibwo bavuga bati simpe n'umurima, bavuga wenda bati nubwo ikigo ari nta kigenda n'imbuto yari ntayo, n'umunyeshuri nawe nuko. Ibi rero bigakoreshwa igihe nyine umuntu arimo kuvuga ibintu bibiri, aho kimwe cyane cyane igikuru cyangwa ikinini ari nta kigenda, ariko n'ikindi nacyo kikaba ari uko. Bya bindi mbese ngo ibisa bisabirana. Ati yewe simpe n'umuryango n'umwana nta kigenda, ashaka no kuvuga ko nk'ababyeyi ari nta kigenda ndetse n'umwana wenda akaba ari uko. Burya rero ni nabwo bajya bakoresha imvugo ngo nta funi nta mujyojyo, bashaka nko kuvuga bati nta mwana nta mukuru, nta woroheje nta ukomeye, bose ni kimwe. Urugero wenda nko mu kigo runaka, igihe abakozi bato ari nta kigenda cyangwa se bafite ikosa runaka mu bintu byabaye bitari byiza, ariko n'abakuru bikaba ari uko. Ubwo bavuga bati yewe nta funi nta mujyojyo. Hano ngira ngo abakuru badukurikiye, ifuni murabizi ko ari isuka iba yarakoreshejwe cyane maze igatangira gusaza inyunyuka, ikaba agafuni nyine, mu gihe umujyojyo ari isuka nshya mbese y'igembe iba imaze kugurwa igiye guhingishwa bwa mbere ikiri nshyashya. Aho ngaho rero ifuni ikagereranya nk'umuntu muto cyangwa umwana, umujyojyo ukagereranya umuntu mukuru cyangwa se ukomeye. Nuko bati yaba boroheje yaba bakomeye bose ni kimwe nko mu ikosa runaka, maze mu kubitsinda bati yewe nta funi nta mujyojyo. Akaba wamugaragu rero ngo wanzapfa urundi, babajije ifuni ihamba, nuko akabasubiza ati uwo nguwo muhamba niwe uyiheruka. Ibi ngibi biri mu ndirimbo ya Byumva Uhore, byarantangaje cyane. Ndetse ni nka bigira nkana ngo batumye amazi ngo bavuge umutsima, ati ni muntu wanjye ngende gutya. Gusa hano nabibutsa ko inkuru y'ibijyanye no kwigiza nkana ishingiye kuri nkana ya Rumanzi wo ku Kingogo twayikozeho ikiganiro cyihariye, ushobora gusanga kuri channel yacu. Uyu nkana umwami ngo Nyamuheshera yamushinze inka ze z'inyambo, kandi mu by'ukuri we yikundira iby'ubuhigi, maze azica nabi ku bwende kugira ngo umwami azahere uko abona ko adashoboye iby'inka, maze amushinge ubuhigi yari yarihebeye. Maze kuva ubwo ngubwo ukoze ibintu nabi abizi cyangwa akigira nyoni nyinshi mu byazi, fata uyu nguyu yarigiza nkana.
ni nk'aho bavugaga bati ari kwigira nka nkana ya rumanzi wakoreye nyamuheshera ibya mfura mbi kandi yari ashoboye gukora ibyo ashinzwe. Reka twigarukire ku mvugo zishingiye ku ijambo umusazi. Umusazi nanone ngo yasomeje amasamaganga ati ibidahuye byitwa ibi. Urumva ko nyine yari umusazi koko, kuko ntabwo umuntu udafite ikibazo cyo mu mutwe ashobora gusomeza amasamaganga. Iyi mvugo nayo abakuru bakaba bajya bayikoresha bashaka kuvuga igihe abantu babiri bari mu makimbirane badahuje, bya bindi ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Urugero, umuntu umwe akaba ari ingurutsi adashyirwa hasi, undi nawe adashyirwa hasi. Icyo gihe amakimbirane akarushaho guhemberwa, umuriro ukaka. Nuko rero bati umusazi yasomeje amasamaganga ati ibidahuye byitwa ibi. Iyo mvugo nyine igakoreshwa igihe hari abantu babiri cyangwa se impande ebyiri zihanganye zifitanye ikibazo gishingiye ku kudahuza, ku kuba mbese umwe n'undi batajyanye, badahuza, maze amakimbirane agahora ari ntahoshwa hagati ya bombi, maze iyi mvugo y'umusazi ntabwo igakoreshwa. Hari n'indi mvugo ngo umusazi yaricaye aritegereza muri bwa bwenge nyine bwa gisazi ati ariko se ko mbona bucya bukira, amaherezo azaba ayahe? Niba rero yagira ngo rimwe buzacye ntibwire cyangwa se bwire ntibuke, ntabwo mbizi, dore ko abanyarwanda bavuga ngo nta joro ridacya. Sinzi rero icyamuteye kuvuga gutya, ariko iyi mvugo nayo abantu bakuru bakayikoresha iyo bashaka kwinubira cyangwa se kubabazwa, kugaragaza ko bababazwe n'ibintu runaka bidahinduka bihora bimeze kimwe. Urugero, wenda tuvuge nk'umwana akaba afite imico mibi runaka adahindura, maze umubyeyi akaba yakwiganyira, ariko se mwana wanjye gane wa musazi, mbona bucya bukira, amaherezo azaba ayahe? Ashaka nko kuvuga ati ko mbona iyi mico runaka mibi uyikomeza, ko mbona ibitagenda bikomeza kurushaho kuba byinshi bizamuka kurushaho, bizagenda bite? Amaherezo azaba ayahe? Bizarangira bite? Uzikosora bigenze bite? Izo mvugo rero zigatangaza cyane, kubera ko nta nubwo yavuze ko mu by'ukuri zavuzwe n'aba basazi, ahubwo hari ubwo ziba zaravuzwe n'umuntu ukomeye bakabyitirira umusazi kugira ngo bamutsinde. Ahangaha gutsinda, reka mbisobanure wenda kugira ngo abato badukurikiye bataza kuzimizwa. Gutsinda ni ukutavuga izina cyangwa umwirondoro w'umuntu akenshi uba ari umukuru cyangwa ukomeye kubera icyubahiro umugomba. Urugero, ntibyemewe, si byiza mu muco nyarwanda ko umuntu avuga ababyeyi be mu izina cyangwa se nyirabukwe na sebukwe. Urugero, niba sobukwe yitwa Jean, ntabwo ushobora kugenda uvuga ngo ngiye kwa Jean, uravuga ngo ngiye kwa muzehe, kabone niba waba umuruta mu myaka, cyangwa se ukavuga uti ngiye kwa data bukwe. Ni kimwe rero n'ababyeyi, murabizi, nta muntu ugenda ahamagara umubyeyi we mu izina ku mugaragaro, ahubwo avuga data, mama, muzehe, mukecuru. Rero n'abakomeye nk'abayobozi, abami, abatware n'abandi, hari ubwo babatsindaga, ubwo nkoresha iriya jambo ryoroheje, hari ubwo birindaga kuvuga amazina yabo byeruye, cyane cyane nk'igihe ari mu kintu cy'ikosa cyangwa ikitagenda neza, nuko bakaba babahisha. Hari nk'ubwo uzumva bavuga ngo kirya abandi cyo bajya kukirya kigatambazara. Iriya ni imvugo ikomoka ku muntu w'igikomerezwa bashatse guhishira kubera kumwubaha nyine bamutsinda. Nguko rero uko rimwe na rimwe imvugo zavuzwe n'abakomeye, gusa yakozwe n'ibikomerezwa, yagiye amirwa, akamiramirizwa, akegekwa nko ku nyamaswa. Bati wenda impyisi yaravuze ngo ubupfura buba mu nda, ibyo byaravuzwe n'umuntu w'igikomerezwa, cyangwa se bikaba byanegekwa ku basazi kuko nta musazi uzajya kwiburanira. Bati umusazi yasomeje amasamaganga, cyangwa umusazi yaravuze ngo ko mbona bucya bukira, gutyo gutyo. Ariko icy'ingenzi hano muri iki kiganiro nifuje kugarukaho ni uburyo izo mvugo zikoreshwa n'amasomo dushobora kuzikuramo. Nyandikira rero muri comment niba utangajwe n'imwe cyangwa zose muri izi mvugo, umbwire uko byumva, igitekerezo cy'ibyo twazaganiraho, ibyo wibaza ku Kinyarwanda, umuco nyarwanda cyangwa amateka y'igihugu cyacu, nabyo bitwandikire muri comment. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha nk'uko bisanzwe.